Abo bagabo kari batatu bashingwa gutaburura nyakwigendera Sebutuzi Sirasi nabo mu kagari ka Kabateze mu murenge wa Jenda mu mudugudu wa Kibuye. Barimo Munyakaragwe Theophile umuhungu bwite wa nyakwigendera, Sabimana Theogene umwuzukuru we na Hatangicaka Jackson ushinzwe umutekano muri uwo mudugudu wa Kibuye. Abo bagabo icyaha bakurikiranyweho cyo gutaburura umuntu wari umaze umwaka ashinguwe bagikoze mu ijoro ryo kuwa mbere rishyira kuwa kabiri. Uwitwa Munyakaragwe Theophile waketwe kwikubitira kuko bamusanganye ibitiyo n'imyenda yanduye isa nk'igitaka cyo mumva yari ishinguyemo nyakwigendera basanze yataburuwe yemera ko yari kumwe n'abo bagabo batatu. Ngo icyo cyuma bita tige cyari mu kuguru kwa se wakoze impanuka y'imodoka mu mwaka wa 1983 ariko akitaba Imana mu mwaka ushize bari bakiboneye isoko ya miliyoni 6 z'amafaranga y'u Rwanda bagomba guhabwa bakimara kugishikiriza bagishaka ariko kugeza n'ubwo bataramenyekana. Nababwira uko nge nemeye icyaha nanje ndi kuvuga nk'abanyamuryango wanje yuko bamenye ko twe twakoze icyaha ntibajyana nande makuru kuko mu bandi baturage tukadusaba leta imbabazi n'umuryango imbabazi. Sabimana Theogene bafunganywe bahakana kugira uruhare muri icyo gikorwa kigayitse cyo gutaburura sekuru Sebutuzi yabwitangazamakuru n'inzego zishinzwe umutekano ko Munyakaragwe ari ubizi kandi akaba amushinja kubera amakimbirane bafitanye. Hatangicaka Jackson ushinzwe umutekano muri uwo mudugudu wa Kibuye nawe ibyo akurikiranywe harabihakana nubwo Munyakaragwe bavuga ko mu gihe bari bitwikira ijoro mu mvura y'umuzajuru bataburura ari we bacungiraga umutekano ari kumwe n'undi muntu batavuga izina. Abaturage bagaragaje ko abo bagabo bari bafitanye amakimbirane ku buryo bitoroshye ko bafatanya gucura umugambi nk'uwo urimo n'inyungu z'amafaranga agera kuri miliyoni 6. Batangarije radio na televiziyo by'u Rwanda ko bababajwe n'ibyo bikorwa bigayitse. Ntabwo twigeze kubibona rwose. Ibi si ni ibintu ko twese twumiwe. Uretse no kutubabaza birarenze ni nayo mpamvu twaje mu polisi tuti umujane nibura bikubwira kuko umuvugizi wa polisi akaba n'umugenzacyaha mu ntara y'Iburengerazuba Superintendent Muzavita yavuze ko ivyo bikorwa byo gutabura umuntu washyinguwe n'umuryango we mu cyubahiro gikwiye umubyeyi ari ibintu bigayitse kandi biciye ukubiri n'umuco nyarwanda. Kuca umwanya w'umubiri cyangwa kuwushinyagurira bagombye kumva ko ari igikorwa kigayitse kandi amategeko y'igihugu yashyizeho igihano cyacu kandi gikomeye aho umuvandimwe cyangwa se umubyeyi wawe ugenda hari ukamutaburura ko ibyo byose hari abantu babashuka mu rwego rwo kugira ngo bakire vuba no gushinyagurira umurambo. Superintendent Muzavita yavuze ko iperereza rigikomeza kugira ngo bamenye niba hatari ubufatanya cyaha muri iki kibazo. Abagabo bombi mu gihe baba bahamwe n'icyaha cyo gutaburura umuntu washyinguwe bakabikora mu buryo bumutesha agaciro bahanishwa igihano cy'igifungo kiri hagati y'imyaka 5 n'imyaka 7 nkuko bigenwa n'ingingo y'180 iri mu gitabo cy'amategeko y'ibyaha mu Rwanda. Twishime Jadofis, televiziyo y'u Rwanda.